muraho murakomeye amahoro y'Imana n'abane namwe. Yesu nashimwe cyane, turashima Imana. Nizere ko umwaka umeze neza. Tubahaye ikaze uyu munsi tubahaye ikaze muri uyu mwaka wa 2025. Nanone kuri iyi channel yacu nk'uko bisanzwe tuzajya twungurana ibitekerezo, tuvuge ijambo ry'Imana, tuvuge ibintu byubaka umuryango, byubaka sosiyete, ibintu byadufasha kugira ngo turebe ko twasunika iminsi kuri iyi si turimo. Uko bisanzwe rero muri kumwe na Inkame Jeanne d'Arc, niyo mazina yanjye. Turi kumwe rero kuri iyi channel yacu Idarc TV. Utarakanda subscribe nagusaba gukanda subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo uzajye wumva ibiganiro ducishaho. Dutangire rero dusenga Imana. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko watugiriye neza ukaturinda, ikibero n'icyawe. None rero muri aya mwanya mwami Yesu turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, uduhe ubwenge bwinshi, twungura ubwenge bw'ijambo cyane cyane ry'Imana, kugira ngo natwe tubashe gukomera kuri mu minsi mubi. Mwami mu izina rya Yesu, turi mu gihe gikomeye, abantu benshi ntabwo bagikunda ijambo ry'Imana, ariko Uwiteka umwuka wawe wera abe muri twebwe kandi asobanurire abantu bawe. Urakoze ko ushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti zanjye rero ndabashimiye ko mukomeje gukanda subscribe, ndabashimiye ko mukomeje kubana nanjye, kandi ni ukuri ndabashimira ko mukomeza kutwereka ko mudukunda. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha mu byo mukora byose, abari gucuruza Imana ibaha umugisha, abari gukora imirimo itandukanye, abanyeshuri, abana, mwese Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bakomereze mu buntu bwayo. Uburinzi bw'Imana bube kuri mwebwe cyane cyane. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira. Hari ibintu maze iminsi mbona bitrendinga ahantu hose, ugasanga umuntu aravuga ati ni umukozi w'Imana, atari ko ubu ngubu ahandi mu kazi. Kwibaza se uyu muntu nimba ari mu kazi, ese Imana izagaragarira mu rusengero gusa? Oya nshuti zanjye, imyambarire y'umuntu ni mu rusengero gusa. Ese mu rusengero niho uzagenda wambaye neza gusa, ahandi ugende wambaye nabi ngo ni ukubera ko ngo uri mu kazi? Ese mu mvugo uzavuga neza mu rusengero gusa, uri gutera haleluya wuzuza umwuka wera, nujya ahandi usange wabaye umupagane? Oya, ahubwo dukwiye kwera imbuto nziza no mu bagane, kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa abantu b'Imana. Kuko hano Pawulo yandikira Abagalatiya, hano ni ijambo tuzakunda kuganira cyane. Yaranditse mu bice 5 umurongo wa 16 avuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya abakozi b'Imana, bagenzi banjye. Iri jambo ravuga ngo muyoborwe n'umwuka. Ikintu cya mbere ukwiye kwifuza igihe cyose wakijijwe, ukwiye kwifuza umwuka wera. Umwuka wera akaba muri wowe cyane. Umwuka wera niwe uzakuyobora. Hari abantu bavuga ngo barakijijwe, ariko mu by'ukuri ugasanga nta mwuka wera ubayobora. Umwuka wera niwe uzakwereka ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora. Umwuka wera aza kuyobora mu kuri kose, ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'icyo Imana ishaka. Umwuka wera niwe uzaguha amakuru Imana ishaka. Umwuka wera azagufasha gusenga uko bikwiriye. Umwuka wera niwe mufasha Yesu yadusigiye, aravuga ati nzabasigira umufasha. Rero nshuti zanjye, ndagira ngo muyoborwe n'umwuka wera, tuyoborwe n'umwuka kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka. Nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere bantu b'Imana, nshuti zanjye, kamere irarikira ibintu umwuka yanga. Kamere irarikira gusambana, kamere irarikira kwiba, kamere irarikira ubwibone, kamere irarikira iby'isi, kamere irarikira ibintu byose bikojeje isoni. Ariko umwuka wera we, umwuka ararikira iby'Imana ishaka, ararikira imbuto nziza, urukundo, amahoro, kwihangana. Ibyo ngibyo nibyo kamere igira gute? Irarikira. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Cyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ni ukuvuga Pawulo yandikira Abagalatiya aravuga ati impamvu ibyo mushaka gukora atari byo mukora, nuko mwebwe murarikira ibyo kamere zanyu zishaka, kuko nta mwuka wera mufite. Bantu b'Imana, mureke tuyoborwe n'umwuka wera mu bintu byose dukora. Tuyoborwa n'umwuka wera ntabwo tuzigera dukora ibyo kamere ishaka, oya, ahubwo tuzakora ibyo umwuka ashima, ndetse n'Imana idushime, yishime, na Yesu yishima, avuga ati aba bantu nahamagaye ni ukuri bari mu ruhande rwanjye, kandi
ndanjye ndabishimira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero, mukomeze kugubwa neza muri uyu mwaka, nje kubabwira ngo muyoborwe n'umwuka wera, umwuka w'Imana abe muri mwebwe, kandi mukomeze mukomere muri iyi nzira y'agakiza. Amen.